ese Pi network niba listed kuri Binance icyo gihe bizaba bimeze bite? Niba Binance, igihe Binance izaba yemerewe kuri listinga Pi, ibi nibyo bishobora kuzaba muri icyo gihe, kandi si kera n'ejo bundi mwabantu, ni si kera. Icya mbere, Pi izahita igira agaciro gafatika ku isoko mpuzamahanga, aho na cya giciro batubwiye cya stable coin kuba yakoreshwa ahantu aho ariho hose ku isi bizatangira. Ubu ngubu igiciro cya Pi network kivuga ku mbuga nkoranyambaga ni off chain, cyangwa se nta gaciro gafatika ku isoko kugeza aka kanya ifite. Iyo yageze kuri Binance igiciro kiremezwa n'isoko. Iyo yageze kuri Binance igiciro cyemezwa n'isoko, ni ukuvuga demand and supply. Kandi ibyo twakwitaga igihe Pi izaba yabaye listed kuri Binance, abantu benshi bazatangira kuyigurisha ndetse no kuyigura. Bivuze ko uzaba ufite Pi ashobora kuzagurisha abandi cyangwa se akagura, nk'uko bikorwa ku yandi makiribito twavuga nka Binance, Bitcoin, Ethereum, za Solana n'izindi. Niko icyo gihe bizayemeza. Ikindi nanone twakwitaga abashoramari bakomeye cyane, kuba yabaye listed kuri Binance ni ikimenyetso gikomeye cy'ubwizigame, cyo bita credibility. Bityo binashobora gukurura abashoramari bashya. Uyu mushinga turimo urisereye cyane. Kandi ikindi kintu kandi nanone twakwitaga nuko ishobora kuzamuka cyane cyangwa se ikamanuka cyane. Umva iki kintu, ishoboye kuzamuka cyane. Igiciro kizaba gishingiye ku isoko, demand and supply. Aka kantu wazakababwiraho la demand and supply in cryptocurrency in next video, nicyo kintu nzavugaho. Bivuze ko gishobora kuzamuka cyane mu gihe gito. Bivuze ko iyi ni zahabu ufite, ni zahabu ikomeye cyane, kuko ushobora kuzabyuka uyu munsi ukumva ngo yaba listed kuri Binance, ukabyuka ejo bundi ugasanga yatumbagiye mu bintu utakekaga. Rero aha ngaha bavuga ko izazamuka cyane mu gihe gito igihe izaba yabaye listed kuri Binance. Mwibutse, niba ugeze aka kanya ukimurikiye, ibuka gukanda like, nizere ko subscribe yo wayisoje. Rero ndumva aha ngaha ariho twagarukira tugasoza iyi video yacu. Hanyuma icyo usabwa ni ukumayininga buri munsi, ukibuka gukurikira iyi channel umunsi ku wundi. Your subscribe is key of